nugira umutima ushima muri bike ufite, nugira umutima unyuzwe, nugira umutima wo kunezeza Imana, Imana nawe izaza muri icyo kibazo. Icyo Imana yakugeneye isaha yacu nigera kizakuzaho. Icyo Imana yageneye ubuzima bwawe, naho wanyura mu mazi, naho waca mu muriro, uzakigeramo. Ndagira ngo ubwire neza yuko umutima utitotombera Imana, Imana irawurinda. Umutima utivovotera ubuzima bubayemo, ndagira ngo ubwire neza yuko Imana irawurinda, ikawurindira icyo wawugeneye. Ndagira ngo ubwire yuko Imana izagukura muri icyo kibazo urimo, nugerageza kugitambukamo ufite guca bugufi. Ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumanerade. Yesu nashimwe cyane bavandimwe bene data. Tunejejwe cyane no kugaruka imbere ya kamera za Ikamba Karuvali TV, tubazaniye ubutumwa bukiza, ubutumwa bugamije kugukura ku rwego rumwe rukakugeza ku rwego Imana igushakaho. Nitwa Muhozi Eric, ndi umuvugabutumwa. Nejejwe cyane no kuba imbere yanyu, nejejwe cyane no guterwa iteka yo kubona umwanya wo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Reka dusenga Imana. Data mwiza, Mana ikomeye, Mana igira neza, Mana y'ubushobozi n'ubutware, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana ifite gukomera kwinshi. Turakwinginze rero kugira ngo uzubane natwe. Data mwiza, turaheza imbaraga zose z'umwijima, turaheza imbaraga zose z'umubi Satani. Turakwinginze kugira ngo amavuta yawe aganze, turakwinginze kugira ngo ugushaka kwawe ariko kuganza, turakwinginze kwawe ibyo ushaka n'ibyo ushima. Data mwiza, aba ari byo biganza muri twebwe. Duciye bugufi cyane kugira ngo uganze imitima yacu. Mwami Yesu, turakwinginze kugira ngo uganirize umwigisha n'umwigishwa, kandi bose bagabane ibivuye ku meza yawe, mu izina rya Yesu, amen. Reka mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, dufatanye indirimbo 150 mu ndirimbo zo gushimisha. 150 mu ndirimbo zo gushimisha. Nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye, kandi iyo nyobye nkamushavuza, nareka kunkunda nakwiriye, kandi kinsubizaho Yesu ari, cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye. Nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose. Nzajya mubaza ndirimba nyani, Yesu niki cyakunkundishije. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye. Kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kunshunguza urupfu rubi, koko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda.
nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo aho uri wumve yuko Imana igukunda. Mbere yuko wumva ijambo ry'Imana Imana yaguteguriye, ubanze wumve yuko mu byo ucamo byose, mu buzima ubayemo, mu maganya ufite, mu bibazo bikuzengurutse, mu byo wifuza ku Mana, wumve yuko Imana igufite ku mutima kandi ibyo yifuza kukugirira ari ibyiza. Wumve yuko ibyiza byose Imana yageneye abayikunda, nawe urimo muri abo ngabo. Uyu muririmbyi yagiye mu mwuka aravuga ngo nishimiye ko Yesu ankunda, ngo koko ndabizi neza ngo umwami Yesu arankunda. Ndagira ngo nkubwire neza yuko Imana iragukunda, nubwo waba uri guca mu bihe bigoye ntago bikuraho urukundo Imana igufitiye. Nubwo waba uri guca mu bihe bitoroshye, nubwo waba uri guca mu bugumba, ntago bikuraho imigambi y'Imana Imana ikwifuzaho. Nubwo waba uri guca mu bushomeri, mu bihe bitakoroheye, nubwo waba uri guca mu bana bakunaniye, nubwo waba uri guca muri ibyo bigeragezo, Yesu aragukunda kandi ibyo yifuza kukugirira ni byiza. Umutwe w'inyigisho tugiye kuganira uravuga ngo dore ibintu 10 bitera kuba udasanzwe mu maso y'Imana. Ibintu 10 bitera kuba udasanzwe mu maso y'Imana. Ibi bintu 10 byose turabisanga mu ijambo ry'Imana. Ni amahame, ni amaprincipe Imana yagennye kugira ngo ube udasanzwe mu maso y'Imana, n'imbere y'Imana, cyangwa se Imana ikubahishe mu bandi. Kugira ngo ube udasanzwe mu maso y'Imana, hari ibintu Imana iri kugusaba kugira ngo wuzuze ibyo bintu bisabwa kugira ngo ujye mu mubare w'abantu badasanzwe mu maso y'Imana. Ikintu cya mbere Imana irimo iragusaba kugira ngo ube udasanzwe mu maso yayo ni ukuba umunyakuri. Kuba umunyakuri. Turasoma ijambo ry'Imana mu Migani, igitabo cy'Imigani, ibice 16, umurongo wa 28. Imigani ibice 16, umurongo wa 28. Bibiliya iratubwiye ngo umuntu ugore ku kuri aba b'ibinonganya, kandi unegurira mu byongorerano atandukanye inshuti z'amagara. Ndasubiramo, umuntu ugore ku kuri aba biba intonganya. Reka tugarukira. Umuntu ugore ku kuri, umuntu uhindura ukuri akagushiraho ibinyoma. Niba umuntu aguhamagaye ukamubeshya ngo uri Kicukiro kandi uzi neza yuko uri Nyamagabe, niba umuntu aguhamagaye ukamubwira uti muri uno mwanya ni iki kintu nshoboye cyangwa se ndaha hantu, kandi uzi neza yuko ibyo uvuze atari ukuri, ngo ubugore ku kuri, ngo kandi ubu biba intonganya. Ijambo ryatubwiye hasi ngo umuntu uneguranira mu byongorerano atandukanya inshuti z'amagara. Ikintu cya mbere gitandukanya abavandimwe, cyangwa se ikintu cya mbere kizana urwango mu bavandimwe, ni ukugira ibinyoma. Ndakubwiza ukuri mwene data, nuba umunyakuri, nugendera mu kuri, inzira zawe nuzigira mu kuri, Imana izagushyigikira kandi uzaba udasanzwe imbere y'amaso y'Imana. Kandi nuba umunyakuri, Imana izakwirahira. Nuba umunyakuri, Imana izaguhindura amateka. Nuba umunyakuri, Imana izaguha umugisha. Imana izakwereka neza yuko ibyo bintu uyifuzaho ifite ubushobozi bwo kubikora. Ikintu cya kabiri gitera Imana kukugira udasanzwe mu maso yayo ni ukuba inyangamugayo. Kuba inyangamugayo. Turasoma nanone muri iki gitabo cy'Imigani ibice 28. Ibice 28. Imigani ibice 28, umurongo wa 6. Imigani ibice 28, umurongo wa 6. Hari ijambo rivuga ngo umukene ugenda ari inyangamugayo aruta ikigenge
naho cyaba igikire. Kadusubiremo, umukene ugenda ari inyangamugayo aruta ikigenge naho cyaba igikire. Ndakubwiza ukuri, muri bicyo ufite gerageza kuba inyangamugayo, muri bicyo ufite gerageza kuba umunyakuri, muri bike Imana yaguhaye nubikiranukamo, nugerageza kubibamo unejeje Imana, ufite umutima utariho umugayo imbere y'Imana, Imana izakongerera no muri ibyo bice ufite, izabigira byinshi, kubera yuko wabaye umunyakuri, kubera yuko wabaye inyangamugayo. Nuba inyangamugayo muri ako kazi ukora, Imana izaguha iteka, iguhe promosiyo, cyangwa se ikuhe icyizere ku bakoresha bawe. Nuba inyangamugayo mu bavandimwe bawe, ku musozi w'iwanyu aho bakuzi, nuba inyangamugayo mu byo ukora byose, nuba inyangamugayo mu nshuti, Imana izakuremera, hari imigisha izakuzaho kubw'ubunyangamugayo. Ndagira ngo ubwire neza, hari abantu batize amashuri menshi ariko babayeho neza, bagiriwe icyizere kubera ubunyangamugayo bwabo. Ndagira ngo ubwire neza yuko ubunyangamugayo bushobora kugutunga, bukagutungana n'abawe bose, kubera yuko wabaye umwizerwa, kubera yuko mu bandi bakubonyemo yuko ufite ibyo ushoboye, yuko ufite icyo wabagezaho, kubera yuko uri umunyakuri. Ndagira ngo ubwire yuko nubwo waba wiyita umukene, kuko nekereza yuko nta muntu ufite Kristo w'umukene. Kuba byonyine ufite Kristo, ngo ni muri Kristo ngo uriho Imana yaduhereye imigisha yose y'ubumana. Kuba ufite Kristo ntuzongere kuvuga ngo uri umukene. Kuba ufite Kristo ni igisobanuro cy'uko isaha n'isaha Imana yakugirira neza. Ni igisobanuro cy'uko isaha n'isaha Imana yagukura muri ibyo bihe uri gucamo. Ndagira ngo mwene data, duharanire kuba inyangamugayo, duharanire kugenda mu nzira tugendamo zose, ku misozi y'aho batuzi, abakuzi bose bagutangira ubuhamya, bavuge turiya muntu ni inyangamugayo, uriya muntu yaba umwizerwa, uriya muntu umurangiye ahantu ntago yagusebya. Ndagira ngo ubwire neza yuko ubunyangamugayo bushobora kukubeshaho niyo waba utarize amashuri menshi. Ibi nkubwira ni ukuri. Muri uno mujyi dutuye, abantu benshi babeshejweho n'icyizere, ntago babeshejweho n'amashuri menshi. Ushobora kuba ufite amashuri menshi ariko abantu batakugirira icyizere, kubera wenda uko witwara muri sosiyete, ukabura akazi. Nyamara wa wundi utarigeze anarangiza segonderi akabona akazi keza, kubera yuko ari inyangamugayo. Duharanire kuba inyangamugayo mu bandi, duharanire kugira ubuhamya bwiza mu bandi, duharanire kuvugwa neza, duharanire kuba indahemuka. Icyo gihe Imana izatwishimira, kandi no muri sosiyete tubayemo bazatwishimira. Ikintu cya gatatu gitera Imana kukugira udasanzwe mu maso yayo, ni ukuba umunyamwete. Kuba umunyamwete. Turasoma Imigani ibice 13, Imigani ibice 13 umurongo wa 4. Umurongo wa 4 dusome kuri B yaho. Hari ijambo rivuga ngo ariko umutima w'umunyamwete uzahazwa. Kadusubiremo, umutima w'umunyamwete uzahazwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umutima w'umunyamwete, kugira umwete, kugira courage, kutaba dekuraje mu byo ukora byose, gutumwa niwinegure cyangwa ngo wumve ugaye ibyo bagutumye, cyangwa se nibagutuma, niba ari akazi kawe ukoramo, nibagutuma ngo ugende udafite courage, gerageza gukorana courage mu byo ukora byose. No mu murimo w'Imana, umuntu ugira umwete Imana iramukunda. Umuntu ugira umwete Imana imuha agaciro. Urugero rwa Dawidi yaciye mu ntambara nyinshi, Dawidi yaciye mu bigeragezo bikomeye, Dawidi iwabo bari baramuhaye udutama ngo ajye kuturagira, nyamara bakuru be
babohereza mu mashuri, babohereza mu gisirikare. Nyamara Dawidi yakomeza agira kuraje. Ntabwo byamuteye kwitotombera Imana, ahubwo byamusunikiye kurushaho kubahisha Imana, byamusunikiye kurushaho kuba inyangamugayo imbere y'Imana, byamusunikiye kurushaho kuba umuntu ukunda Imana, umunyamurava, kugeza aho yahimbye Zaburi ya 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Ndagira ngo ubwire neza yuko nugira umutima nk'uwari muri Dawidi, malgré y'ibigeragezo yacagamo, malgré yo kutitabwaho n'ababyeyi, malgré yo kuba nk'umuntu waciwe mu muryango, agakomeza akagendera mu nzira Imana imushakamo, agakomeza akavuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, nganunganyiriza ameza ngo imbere y'amanzi banjye. Ndagira ngo ubwire neza yuko nugira umutima nk'uwo Imana izakwishimira. Nugira umutima ushima muri bike ufite, nugira umutima unyuzwe, nugira umutima wo kunezeza Imana, Imana nawe izaza muri icyo kibazo. Imana izaza muri urwo rugo iguha abana, Imana izaza muri urwo rugo iguhe ibyo ukeneye, Imana izaza muri ubwo buzima ubayemo iguha akazi, Imana izaza muri ubwo buzima ubayemo ikugirire neza, izaca inzira aho zitari, izasatura inyanja utambuka humutse, kubera yuko wabaye umunyamwete. Reka tugire umutima nk'uwari muri Dawidi, reka tugire umutima nk'uwari muri Dawidi. Ndagira ngo ubwire neza yuko nubwo ibigeragezo byaba byinshi, ntuzigere witotombera Imana. Nubwo ibigeragezo byarushaho kugwira, reka nkubwize ukuri, Imana ishobora kwemera yuko ugeragezwa, ariko ngo ntabwo izemera yuko ugeragezwa ibiruta ibyo wakihanganira. Ndagira ngo ubwire yuko komera muri icyo kigeragezo urimo, komera, shikama, Imana izakigukuramo igutambutse cyangwa se ikigukuremo Imana ikikwishimiye. Urugero rw'abasore batatu bari barajyanye mu bunyage i Babuloni, Shadrake, Meshake na Abdenego, ngo babategetse kuramya ibigirwamana, ariko ngo bagambirira mu mitima yabo ngo kutiyandurisha ibiryo by'ubwami. Ndagira ngo ubwire neza yuko nugera muri situation igusaba kunamira ikintu icyo ari cyo cyose kitari Uwiteka Imana, nubwo baguha amafaranga, nubwo baguha ibintu birenze, nubwo baguha ibintu byisumbuye ku byo wenda wari ufite, nubwo byaba ari akazi, umuntu wenda akagusaba kuryamana nawe mbere yuko aguha akazi, ndagira ngo ubwire neza yuko ako kazi ntabwo ari akumugisha. Umuntu wenda akagusaba wenda kumukorera ikintu runaka, cyangwa se gutanga ibitambo bidafite aho bihuriye n'imyemerere ya Gikristo, ndagira ngo ubwire neza yuko ntuzabyemere, kubera yuko ikintu cy'umugisha ntago kibanza kugusaba wenda ibintu runaka ugomba kuzuza kugira ngo ugihabwe. Ndagira ngo ubwire neza yuko umugisha w'Imana nuza ku buzima bwawe ntago uzajya kuri mugenzi wawe. Icyo Imana yakugeneye isaha yacu nigera kizakuzaho. Icyo Imana yageneye ubuzima bwawe, naho wanyura mu mazi, naho waca mu muriro, uzakigeramo. Ndagira ngo ubwire neza yuko umutima utitotombera Imana, Imana irawurinda. Umutima utivovotera ubuzima bubayemo, ndagira ngo ubwire neza yuko Imana irawurinda, ikawurindira icyo wawugeneye. Ndagira ngo ubwire yuko Imana izagukura muri icyo kibazo urimo, nugerageza kugitambukamo ufite guca bugufi, nugerageza kugitambukamo ufite umutima unyuzwe, nugerageza kugitambukamo ufite umutima ushima Imana. Ikintu cya kane gitera Imana kukugira udasanzwe mu maso yayo ni ukugira gahunda. Kugira gahunda, kubaho ubuzima bufite gahunda, kubaho ubuzima bufite intego, kubaho ubuzima bufite njyewe
muri uyu mwaka niyemeje yuko hamwe n'Imana ibi bintu ngomba kubigeraho. Niyemeje yuko niba ari iki kintu wenda cyananiye kureka, ngiye gusenga, ngiye gufata amasengesho hamwe n'Imana, nzabishobora. Kubaho ubuzima bufite gahunda, mu byo ukora byose ukagerageza kugira gahunda. Hari abantu babyuka ugasanga umuntu ari kugenda mu muhanda, wamubaza ati mwene data ugiye he? Ati ngiye hano hirya. Ukumva umuntu ntago afite icyerekezo cy'ubuzima. Ndagira ngo ubwire neza yuko nugira gahunda y'ibyo ucamo, nugira gahunda y'ubuzima ubayemo, Imana nayo izakuha umugisha, kubera yuko Imana ni Imana igira ordre, ni Imana igira ibintu byayo biri ku murongo. Ndagira ngo ubwire yuko nugira gahunda, nugira timetable yuko ujera ubuzima bwawe, nuko ujera imibereho yawe, ukavuga uti nubwo ndi mu buzima bw'ubukene, nubwo ndi mu buzima bwo kutagira akazi, niyemeje yuko naziyandurisha ibyaha, niyemeje yuko nzabaho ubuzima bunezeza Imana, niyemeje yuko nzabaho ubuzima buciye bugufi, niyemeje yuko niyo hazi iki nazahemukira Imana, niyemeje yuko nubwo byagenda bite Imana yanjye nazayivaho, Imana izakwishimira. Dusome ijambo ry'Imana mu Abikorino ba mbere ibice 14. Abikorino ba mbere ibice 14 umurongo wa 40. Kuri kino kintu cyo kugira gahunda, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ariko byose bikorwe neza uko bikwiriye no muri gahunda. Niko ijambo rivuze ngo ariko byose bikorwe neza uko bikwiriye no muri gahunda. Bisobanura yuko n'imibereho y'ubuzima bwa Gikristo, Imana iradusaba kugira gahunda mu byo dukora. Imana iradusaba mu mishinga ufite, muri ayo maproje ufite, niba ari proje y'ubukwe, niba ari proje yo kwikorera, niba ari proje yo kugira ibyo ugeraho, ibintu byose bishire muri gahunda. Kandi mbere yuko ubikora ubanze ugishe Imana inama, ubanze umenye amakuru y'ijuru, umenye amakuru Imana iri kuvuga kuri uwo mushinga ushaka gutangira. Wihubuka, wijye ku kazi, wikinjira mu kazi utagasengeye, kuko naguzi ingorane uzahura nazo muri ako kazi. Hari igihe umushefu yagutegera akakubwira ati nguhaye akazi, nyamara akazajya gusaba yuko muryamana, nyamara akazajya gusaba yuko ugira ibyo umuha kugira ngo ukomeze ube kuri ako kazi. Ako kazi ntago ari ak'umugisha. Umugisha w'Imana nagusaba ibiguzi. Umugisha wawe nuza uzaza ari uwawe. Umugisha wawe nuza ntago uzaza ari uw'abandi. Umugisha wawe nuza uzaza ari package Imana yaguteguriye. Wikicira inzira, wigerageza kwirwanirira, Imana izakurwanirira, kandi Imana mu byucamo byose irabireba kandi izabishyigikira. Ikintu cya gatanu gitera Imana kukugira udasanzwe mu maso yayo ni ukwemera gukosorwa. Ni ukwemera gukosorwa kandi bitagoranye. Turasoma ijambo ry'Imana mu Migani ibice 15. Imigani ibice 15 umurongo 32. Hari ijambo rivuze ngo uwanga guhanwa niyita ku bugingo bwe, ariko uwemera gucyahwa yunguka ubwenge. Uwanga guhanwa niyita ku bugingo bwe, ariko uwemera gucyahwa yunguka ubwenge. Muri ubwo bwenge ufite Imana yaguhaye, ukongeraho n'amashuri wize, gerageza wumve n'inama z'abandi, kuko nago yego ufite ubwenge kandi ufite ibyo waminujemo, ariko ntago uzi byose, nta muntu umenya byose, nta muntu wigira. There's a word in English that says that no man is an island. Nta muntu w'ikirwa.
kuba ubayeho ubwo buzima ubayeho ubeshejweho n'abandi, kuba warageze ku isi byaturutse ku mugambi w'Imana ariko byaturutse no mu bandi, ababyeyi bawe, kuba warakuze kujya ku ishuri, ubwo bumenyi ufite byaturutse mu bandi, abarimu bakwigishije, abantu baguhanuye. Ndagira ngo nkubwire yuko nuzajye wemera gucyahwa kandi wemera gukosorwa bitagoranye. Nta muntu wigira muri iyo mishinga ufite, emera inama z'abandi. Wabimenya wabwirwa n'iki se niba uwo muntu uri kukugira inama iyo nama itazakungura byinshi muri uwo mushinga ufite? Wabwirwa n'iki se nugisha Imana inama ukagisha inama n'abantu bakuze? Wabwirwa n'iki se niba icyo kintu ushaka gukora kitazagenda neza kurusha uko wagitekerezaga? Tujye twemera gukosorwa, tujye twemera kugirwa inama. Icyo gihe Imana nayo izatugira udasanzwe, kubera yuko tutagonda ijosi. Twe kubonwa bwa bwoko bwabwiwe ngo n'ubwoko butagonda ijosi. Ndagira ngo nkubwire neza yuko niwemera guca bugufi ukemera yuko mu byuzi hari abandi bantu bafite byinshi bikurenze, uzagera kuri byinshi bitandukanye, kandi uzagera ku bintu byinshi bihambaye, kubera yuko wemeye kugirwa inama. Ikintu cya gatandatu gitera Imana kukugira udasanzwe mu maso yayo ni ugutunganya ibyo ushinzwe. Gutunganya ibyo ushinzwe. Niba baguhaye inshingano mu kazi, gerageza uzigendemo neza. Niba wemeye inshingano wenda mu itorero, zikore neza utinuba, zikore neza utavuga uti ko batamemba, zikore neza. Ibyo wemeye bikore, ibyo bagushinze n'uwo waba utari we wabyemeye, bikorere icyizere bakugiriye, bikorere ubushobozi bakubonyemo. Gerageza utunganye neza ibyo ushinzwe. Nutunganye neza ibyo ushinzwe, Imana nayo izakugirira icyizere, ibone yuko nikugabira umurimo wayo uzawukora neza. Ijambo ry'Imana muri Zaburi y'112, Zaburi y'112, umurongo wa 5, hari ijambo rivuga ngo hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi, agakora imirimo ye uburyo butunganye. Aka kantu, agakora imirimo ye uburyo butunganye. Urumva yuko n'ijambo ry'Imana ridusaba ko imirimo yose twerekejeho amaboko tuyikorana umwete. Imirimo yose twerekejeho amaboko tuyikorana mu buryo butunganye, mu buryo buri perfect. Ukagaragaza perfection in everything that you lay your hands on. Mu bintu byose werekejeho amaboko bikorana umurava. Ibintu byose werekejeho amaboko bikorane courage. Imana nayo izakwishimira mwene data. Ikintu cya 7 gitera Imana kukugira udasanzwe mu maso yayo ni ukuzirikana abandi. Iki kintu, kuzirikana abandi. Nube nyamwigendaho, nube wa muntu, niba mwene so mwarabanye, niyo waba utamuzi cyane, umuntu akagira wenda nk'umushinga w'ubukwe, kubera iki se utamushyigikira? Kubera iki se utamufasha ko wenda ejo nawe ari wowe, ko wenda ejo nawe uzamukenera? Niba umuntu agusabye ubufasha, kubera iki se wumva yuko mu mafaranga uhembwa, mu mafaranga utunze cyangwa se mu butunzi bwawe, wumva ati ibi bintu mbihaye uyu muntu byaba ari ukwangiza cyangwa se byaba ari wenda kurengwa cyangwa se kuguhaga cyane? Oya, ntago ari uguhaga cyane. Ijambo ry'Imana twumva uko ritubwiye mu Bafilipi, Abafilipi ibice 2, Abafilipi ibice 2 umurongo wa 4, hari ijambo rivuga ngo umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Niko ijambo ritubwiye ngo umuntu wese areke kwizirikana ubwe gusa,
ahubwo azirikane n'abandi. Voilà. Mu byo ukora byose, mu byo ufite, wikizirikana, wivuga uti njyewe ibi bintu ufite n'ibyanjye gusa nago nahaho mugenzi wanjye. Kubera iki se wamubona afite ikibazo, ufite ubushobozi bwo kugikemura ntugikemure, kandi witwa ngo uri umwana w'Imana? Tugerageze kuzirikana abandi, tugerageze kugendera mu nzira z'Imana, dufite kunyurwa kandi dufite gusangira n'abandi ibyo dutunze. Ibyo bizatuma uba udasanzwe mu maso y'Imana. Ikintu cya munani gitera Imana kukugira udasanzwe mu maso yayo ni ukwishimira iby'abandi. Icya karindwi cyari kuzirikana abandi, icya munani kije kivuga ngo kwishimira iby'abandi. Hari abantu batishimira iby'abandi bagezeho. Niba ubana na mugenzi wawe, wenda aguze nka moto cyangwa aguze nk'imodoka cyangwa se aguze nk'ikibanza, ukumva ugize nk'ishyari, ntabwo wishimiye intambwe agezeho. Cyangwa se niba umuturanyi wawe aguze imodoka ukamugirira ishyari, ejo umudamu wawe najya ku gise, ntabwo uzamukenera ngo akujyanire umudamu wawe kwa muganga. Twese turakenerana. Nubwo Imana imuteje imbere, hari akantu bakunze kuvuga ngo niba Imana igire neza umuturanyi wawe, wimugirira ishyari, kuko iracyari muri neighborhood, iracyari muri quartier. Niba Imana igire neza umuturanyi wawe, niba Imana igire neza umuntu mwasenganye, nago ari wo mwanya wo kumugirira ishyari, nawe nubwo ari wo mwanya wo kumurakarira cyangwa se wo gucana umubano nawe, ngo utangire umubeshyere wenda ngo ibyo bintu yabikuye ikuzimu cyangwa hehe. Oya, Imana itanga umugisha. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo twese turi kugira ngo ubwire neza yuko twese turi ku murongo w'Imana. Ejo ni wowe cyangwa se ejo ni njyewe. Niba uyu munsi Imana yangiriye neza, wingirire ishya, ahubwo wowe itegure nawe ko ejo Imana izakugirira neza. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga kuri ibi bintu byo kwishimira iby'abandi turarisanga mu Abaroma ibice 12, Abaroma ibice 12 umurongo wa 15. Amen. Hari ijambo rivuga ngo mwishimane n'abishima. Tugarukira ahangaha, mwishimane n'abishima. Ntago ari umwanya nk'uko nari mbivuze, mwene so Imana nimugirira neza, niba abonye akazi, niba mwakoranaga akabona promosiyo, mwakoraga kuri level imwe akaba agiye kukuyobora, ntago ari umwanya wo kwigumura cyangwa se kumurakarira, ahubwo mubaze utese witwaye ute, kugira ngo abakoresha bacu bakubonemo icyizere, kugira ngo nawe ejo n'ejo bundi Imana nawe izakugire neza biciye mu mukoresha wawe cyangwa se biciye mu wundi muntu, kuko Imana ikorera mu bantu, ntago ikorera mu biti cyangwa se ahantu aho ariho hose. Ndagira ngo mubwire neza yuko Imana nijya kuguha umugisha, izaca muri abo bantu muziranye. Uzajye witwara neza ku bandi, uzajye wumva neza yuko nta muntu ugomba gusuzugura. Mu byo ukora byose wumve neza yuko mugenzi wawe nawe wamukenera. Ikintu cya 9 gitera Imana kukugira udasanzwe mu maso yayo ni ugukunda umuryango. Gukunda umuryango. Hari abantu badakunda imiryango yabo, hari abantu badakunda abana babo, hari abantu badakunda abafasha babo. Umuntu akaba iyo yahembwe, umudamu we cyangwa se abana be ntibashobora kubona kuri ayo mafaranga, ahubwo agahita yajyana mu kabari yose, akaza bakubita abaha 1000 ngo bagihahemo inyama n'amata byose bivemo. Ndagira ngo ubwire neza yuko ugomba gukunda umuryango. Nicyo kintu Imana irimo iragusaba mbere y'iko ikugira udasanzwe mu maso yayo. Turasoma ijambo ry'Imana mu Imigani ibice 30, Imigani ibice 30, Imigani ibice 30
Imigani y'ibice 30 umurongo wa 11 hari ijambo rivuga ngo hariho umuryango w'abantu bavuma basi kandi ntibahe ba nyina umugisha. Birababaje cyane. Tugomba gukunda imiryango yacu. Kuki se wumva wagirana amakimbirane n'ababyeyi bakubyaye? Ababyeyi barakubyaye, bakuzanye ku isi, baragukujije, ukungana gutyo ni kubwo ababyeyi bakubyaye. Kubera iki se wumva warakuze utabafasha? Mama wawe mu cyaro niba guhamagaye kagutura ikibazo afite, kubera iki wabyinubira se? Uzajye wumva neza yuko aho ugeze ari abantu bahakugejeje, kandi wumve neza yuko umuntu nagusaba ubufasha hari impamvu aba ari wowe mu bantu bose baziranye abonyemo icyizere yuko wamufasha. Ikintu cya nyuma aricyo cya 10 gitera Imana kukugira udasanzwe mu maso yayo, ni ukumenya gushaka inshuti nziza. Kumenya gushaka inshuti nziza. Inshuti zose ntabwo ariko ari nziza, inshuti zose ntabwo ariko ari iz'umugisha, inshuti zose ntabwo ariko ziba zivuye ku Mana. Ugomba kumenya gushaka inshuti nziza kandi ukazisengera, ukavuga uti Imana, niba uyu muntu ari inshuti yanjye, ndakwinginze ibigoramye ubigorore kandi uduhe kubana neza nk'abavandimwe. Kadusome ijambo ry'Imana mu Bikorino ba mbere ibice 15 umurongo wa 33. Abikorino ba mbere ibice 15 umurongo wa 33. Hari ijambo rivuga ngo nimuyobe kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Nimuyobe kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Ndagira ngo ubwire yuko kwifatanya n'abantu bafite imico mibi bizatera nawe kugira kwandura iyo mico mibi. Wajya ugendana n'abantu bari mu murongo w'Imana ishaka. Jya ugendana n'abantu bafite ibyo bakungura. Jya ugendana n'abantu bafite aho bakugeza. Amen. Ibi ni ibintu 10 bitera Imana kukugira udasanzwe mu maso yayo. Mwene data, niba wakurikiye neza, ndagira ngo ubwire yuko Imana izaguha umugisha ibi bintu nubikurikiza, kuko aya ni amahame. Aya ni amahame Imana ikwifuzaho, kandi ni amahame Imana izagenderaho mbere yuko iguha umugisha. Reka dusenga Imana. Mana ikomeye, Mana igira neza, Mana y'ubushobozi n'ubutwari, turagushimye kuko uri umunyembabazi. Turagushimye kubw'umugambi mwiza ufite ku buzima bwacu. Girira neza uyu muvandimwe uteze amatwi, agafata umwanya mu bintu byinshi yari afite byo gukora, agahitamo kumva ijambo ryawe. Mana mugirire neza. Ugirire neza umuryango we, ugirire neza abamukomokaho, ugirire neza inshuti ze, ugirire neza abavandimwe be. Kandi data mwiza, musabiye kuzagira iherezo ryiza, iherezo ry'abakiranutsi. Ku bwa byose izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen.